nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kaze neza ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Western Australia kuri sheni ya YouTube. Muri kumwe na mugenzi Paiko. Ngira ngo mbibutse no gukanda subscribe kugira ngo muzajye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu byose tubagezaho. Uyu munsi turaganira ku muvumo wa zeru, The Curse of Zero. Iyi nkuru kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashingwa iri mu nkuru zahamuye benshi barimo n'abaperezida bagiye bayobora Amerika. Benshi bagiye babifata mu buryo butandukanye bitewe n'imyizerere itandukanye. Ni koko umuvumo wa Tecumseh wagiye utera benshi ubwoba cyane cyane abaperezida ba Amerika. Uwo muvumo wari uko abaperezida batorwa mu mwaka uherwa na zeru bashobora guhura n'urupfu bakiri ku butegetsi. Uyu muvumo uzwi ku izina rya The Curse of Zero, umuvumo wa zeru, cyangwa se umuvumo w'imyaka 20. Hari abawitira inkomoko yawo umuvumo wa Tippecanoe, cyangwa se abandi bakawita umuvumo wa Tecumseh. Ibi byatumye bamwe bibaza niba hari imbaraga zitagaragara zibangamira ubuzima bw'abaperezida ba Amerika. Uyu muvumo wa zeru watangiye mu myaka yo hambere uza gusa nkaho washyize ubwoba mu banyamerika igihe cyose hatowe abaperezida mu mwaka uherwa na zeru. Inkuru ya The Curse of Zero itangira mu mwaka w'1811 ubwo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na General William Henry Harrison, ubwo zashotoraga ubwoko gakondo bw'Abashuwani mu gace kitwaga gatagatifu ka Prophetstown hafi y'uruzi rwa Tippecanoe. Nyuma yo gutsinda, Harrison yaje kuba intwari imbere y'Abanyamerika, ariko ku rundi ruhande abavuga ku muvumo bavuga ko icyo gitero aricyo cyateje umujinya n'agahinda ku baturage b'ubwoko bw'Abashuwani. Umuhanuzi wabo witwaga Tenskwatawa bivuga ko yarakariye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahitamo kubavuma ngo abaperezida batorwa mu mwaka uherwa na zeru bazajya bapfa bakiri ku butegetsi. Uyu muvumo watangiye kugerwaho bwa mbere mu mwaka w'1840 ubwo Harrison yatorwaga nka perezida wa 9 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'iminsi 31 gusa arahiye, Harrison yaje kwicwa n'indwara y'umusonga. Aha ni inkuru y'uyu muvumo yatangiye kwaguka kuko umuvumo wongeye guhitana perezida Abraham Lincoln mu mwaka w'1860, James Garfield mu mwaka w'1880, ndetse n'abandi bose bagiye bahura n'ibi byago bikomeye. Uko imyaka yagiye ishira, mu mwaka ufite zeru ku mpera, perezida wese wagiyeho nta n'umwe wabashaga kurenza manda ye ku butegetsi ataguweho n'amakuba. Abaperezida ba Amerika bapfuye bazize umuvumo wa zeru, The Curse of Zero, n'aba bakurikira: William Henry Harrison 1840, Abraham Lincoln 1860, James Garfield 1880, William McKinley 1900, Warren Harding 1920, Franklin Roosevelt 1940, John Kennedy 1960. Ibi byageze ku rwego rw'uko mu mwaka w'1980 Perezida Ronald Reagan ubwo yajyaga ku butegetsi benshi bategereje niba uyu muvumo uzamuhitana cyangwa uzaba warahagaze. Gusa nyuma yo kuraswa n'uwitwa John Hinckley Jr. mu 1981, Reagan yabashije kurokoka kandi nta kindi kibazo cy'ubuzima gikomeye yahuye nacyo. Kuba Reagan yararokotse, abantu benshi batangiye kuvuga ko wenda uyu muvumo waba warahagaze. Nyuma ye Perezida George Bush yatorewe kuyobora Amerika mu mwaka w'2000, na Perezida Joe Biden bamutoye mu mwaka w'2020. Kuva kuri Reagan kugeza kuri Biden mu bayoboye mu gihe cy'imyaka ifite zeru ku mpera, ntawe urahura n'urupfu rwashoboraga kumukoma mu nkokora. Ubusanzwe benshi bavuga ko Reagan ari we wahagaritse uwo muvumo kubera ko ari we wabaye intangiriro mu kuwurokoka. Iki ni ikintu kidasanzwe cyatumye abantu benshi batangira kwibaza niba koko hari imbaraga zidasanzwe zigaragara muri uyu muvumo cyangwa niba ari impanuka gusa zagwiririye abaperezida mu bihe bitandukanye. Hari abemera ko ari Imana yabakijije uyu muvumo, abandi bagakeka ko ari ibihano bishobora kuba byari biherekejwe n'amateka mabi y'ubwoko bw'abasangwabutaka bwa Amerika. Ibyo byose byaje kuba impamvu ikomeye y'imyumvire ku bijyanye n'ikiswe The Curse of Zero, umuvumo wa zeru, Tippecanoe, Tecumseh, cyangwa se nushaka uwita umuvumo w'imyaka 20. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Ijwi Rishya TV bagezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko hano muri Western Australia, aho mudukurikiranira kuri sheni ya YouTube. Mugubwe neza na hejo.
truth.